hafi aho igeretse ubukana ku bukwerere noneho ibaze igeretse ubukana ku bukwerere Rugamba hari inyuma ya kamera arimo arishyira yasheshe urumeza namubonye urw'inkongi rwa ndagukeye njya kugira Imana urabizi kuri data muri ibi bintu mpora ngukeza urabizi abatahira abavuga inka nabisi ntabwo ari abatahira kuko by'umutahira yabaga ari uwita ku nka kuzikenura kuzitaho n'ibyo ngibyo umukobwa ugiye gukobwa akobwa inyana iri mu kigero cye nibyo ntabwo inyana iri mu kigero cy'umukobwa umukobwa bayirusha imyaka bitewe wenda n'imikurire y'inka ariko ibigeze mu kigero cyo kwima yego kugira ngo izabyare yego n'uwo mukobwa abageze igihe cyo gushyingirwa kugira ngo areme umuryango yego urumva ko inka igereranywa n'umuntu cyane bega yewe inkumburwa we zirimo inyaginyagirwa ntiganda umushumba kayiganduza inkuyu nkunda kwikamwa amaki kimakare burya irahemba abana ikarera ba nyina umutuma zitaha yibera mu basangira ngendo zirimo indibora irindi bigarama ibiraro birahinda amagana amata aravumera inyanja erega burya ibihongore by'inyana birakagwira kubangurira biruta kwicara iti ndi rubangurira inkiko iminega inkuba zihirika mu nkubi iya mirindi ya Rwesankebe imbyeyi itaha neza bayiririmbana igikundiro ko arirangwa n'umukamo umukamyi abwira abandi bararo ikabindi bagize abaswa rutaberana muzibanza agatsinda yera mu nyangamitsindo ushaka kuyimenya zayibaze mukamisha na nyirakanyana banyoye amata ya bakaba bayicukirije abo bakayihaka amasaka zirimo inyamibwa ya rukatazikanika y'imbibi ingabo z'imwima zuhira imbizi iyo ni ya murima rwirahira inyamibwa y'i Kigali cya Mwenda isa n'umushongore wa Rwogera cyane burya iratira abahunda umurego itwaza rwagiriza umuronko iyo ni ikiminjagire cy'ubutare abatanazi bayikangijeho ingongo mu ipfundika ry'imbuga intoki ziraturika ibana n'abihembe by'imagezi ibana n'abizuru by'imivuba zikarera mu makoma y'umukeye umva numva naguruka. Yes, turabashuhuje nanone muraho abagiramana muraho banyarwandakazi nitwa Kamanzi nk'ibisanzwe nkabaruzira amakengo rwa mugenza ndo mushumba w'urugamba bahaye ikaze ku Mutagara KTV iwabo w'imidagaduro gakondo iwabo w'inkera iwabo wo kugaragaza impano iwabo wo gusigasira umuco nyarwanda nkunda kubivuga ko umuco nyarwanda ari nk'akagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika niyo mpamvu tugomba kugasigasira umuco kandi ni inkingi y'umunyagihugu mwiza ni ikimenyetso kiranga kuri umunyagihugu iyo usigasiye birushaho. Uyu munsi noneho nagize nte nabazaniye umutumirwa uyu munsi noneho twagiye mu gusiga twagiye mu bindi ntabwo uyu munsi ari impano zo kuririmba gusa ahubwo uyu munsi nabazaniye umutaramyi reka tumuhe ikaza twibwire. Urakoze cyane wamfurawe nitwa Bega nari mvuze ngo Kamanzi yo kavugwa warugiye kunshima nitwa Bega ukomeze rwose mwene Kanumbiri wa Kanyandikwe Kanyandikwe wa Ndabukiye wa Semaginga wa Rujuju rwa Nsoronsoro ya Samukondo ndi inkubito y'indongozi ya Rutimirwa mu ikotaniro ry'abahizi ruti ruvogera intambara imbabaza amahanga ya Rwakirenga ruti rutima intambara igituzi imanzi zahageze ndi ingangare mpinda n'ingabo ndi nindangira umwaga ndi ingare nkunda kuganira ningerwana miza ndindi ngabo ndurwanga ngo simbangamira urugamba nka rubanda rw'iminigo ndi n'umudahimuka zambaye inkindi nanjye rero kagira Imana ndi Kamanzi Lego kabo umusore ndamusazira atondo warobera nzira muhetso uza bakinze kwitaza mpamagazwa murego nawe turiyumbuye mbonye ari imbangikanye babiri mpamagara Rugina washakira ubimburira ndinda ubinduru zikamukomeraho ngabo ntware ntibazima n'impunzi nyabagenzi nteranye urugamba mpora n'abaruka nambaye bya bindi dore umuheto mwiza databuja ajya kumpa yaransingije ati wende we Imana ikizabatabazi nkurangareje mu Rutoma indinda zinigirigishemo shebuja basasingiriza i Kigali abonye ko n'ingabo nziza akubita utwara amacibara ati mwicarire mu nteko bare ntwari y'Ibuganza ngo iragongesha babisha nanjye nkibibashinga mu ruhango rwango rw'abakinzi sinarutinza y'inkokora yimitwe yose ndayihorera. Bega kagira Imana ngo haye ikaze nanjye ntindi nkubita ikera kubimanzi se mwiza barandirimba ndo murinda bishoboka kwa nkubito y'imanzi ndi inkubita iganiza igitero kikantinyira inkubita wanjye nkamucura inkumbi nkamugira umusego w'ingabo yanjye ndi n'inkubita igarambira indi urukundo ndoro y'umugambi nkitwa Rukera tabara
ndi rwogezwa nambaye inkindi nkiko nayibayeho imbata no hagati y'u Burundi n'i Bunyabungo nimanye inka n'inkomere banyitara ubwanya babisha ahubwo rero ndi n'ingangara igeretse ubukana ku bukwerere nkaba imfizi itera amacumu ya ruhatandekwe n'akamatiye umukore ku mugamba ngoboka nsanze abanga u Rwanda basizoye ntimuhumure nahageze cyane nkubita ikera kuba imanzi semwe z'abarandirimba hafi aho igeretse ubukana ku bukwerere noneho ibaze igeretse ubukana ku bukwerere Rugamba hari inyuma ya kamera arimo arisha yasheshe urumeza namubonye urw'inkongi ndagukeneye kugira imana urabizi kuri data muri ibi bintu mpora ngukeza urabizi ikubita ubukana igeretse ubukana ku bukwerere reka dusobanurire abanyarwanda bakurikiye Umutagara KTV rimwe na rimwe turivuga ariko bagakunda injyana yacu uko birimo gukurikirana neza ariko iyo umuntu avuze ngo igeretse ubukana ku bukwerere umugabo w'igikwerere n'umuntu ubuhamye ushyitse noneho gufata wa muntu ushyitse ukongeraho ubukana ababaye ubukombe bw'intare ngo ndi inkubita igeretse ubukana ku bukwerere ndi ingangara igeretse ubukana ku bukwerere no hagati y'u Burundi n'i Bunyabungo nimanye inka n'inkomere hanyuma bega umaze kwibwira abanyarwanda no kwa Nsorongo B wa muhungu w'ibwami we wagikomangoma we uraho ndagukeje nya kugira imana ndaho ubundi mo ndaganira n'igikomangoma ndaho ndagumye ndi igikomangoma muri ya myaka ya kera ariko n'ubu ngubu kabisa bega ni muntu ndacyazitambira bega ni muntu ki bega avuka he bega yakuze ate kugeza aka kanya bega ni umuntu ufite umuryango bega ni muntu ki muri guhera mu bwana utubwira aho uvukiye wakuriye he ububahe ubuzima bwawe wabayeho kugira ngo abanyarwanda bakurikiye Umutagara KTV abataramye bumve bega kagira imana wamfura we bega ni umuhungu cyane akaba navuga ngo ndi umukogoto navukiye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ahitwa Kigali nyirizina Kigali hariya Rwabugiri yaratuye aho bita mu Ruhango rwanange ingare mvuka hepfo yaho gatoya aho ngaho niho iwacu niho nakuriye niho nigiye gutarama ibintu by'inkera niho nabyigiye kuko najyaga ndara nteze amatwi abasaza bakansomya ku gicuma nkajya kuryama ariko numvise uko baririmba numvise rimwe na rimwe amazina y'inka simbikurikirane cyane ariko bikangwa mu matwi naho rero muri uwo murenge bita Kigali mu kagari ka Kigali gutyo inkuru nziza ya Rusezende ngo Kigali yose iratwiteze ciciriza aho ngaho indirimbo ubwo ndayigutuye nawe mutuye indirimbo y'i Kigali yarumva za Kamonyi zifite indirimbo Bugesera zifite indirimbo hari abasaza b'abataramye njya mu bukwe bakazitera ariko ubaye nk'uduha inshoza y'ikiganiro cy'uyu munsi uvuga ku kuntu ariho wamenyeye amazina y'inka n'ubundi nicyo kiganiro twabateguriye uyu munsi inka yari ingenzi mu buzima bw'abanyarwanda yego inka yatumaga umuntu agira ubuhake yego inka yaremaga ubushuti inka yari igihango gikomeye umwana yaravukaga hakabaho umuhango wo gutega urugori umubyeyi yajyanaga urugori mu muryango avukamo yahabwaga inka umukobwa wajyaga gushyingirwa yakobwaga inka ariko mbere byabanzirizwaga n'inka y'imfatarembo bega inka urazivugaho iki mu muco nyarwanda kagira imana wamfura we Kamanzi inka ni iki kuri wowe buriya ku buryo wihebeye umwuga wo kuvuga inka njyewe iyo ntago ari ukunda kuvuga amazina y'inka ndabikumbura cyane nkanabikunda cyane rwose kubera yuko iriya ni inganzo abanyarwanda batubanjirije badusigiye ariko babahanga cyane wenda tutarinjira gato aho mu nka ndagira ngo nkubwire ukuntu abanyarwanda kera bari abahanga ndabizi urabindusha ariko kera abanyarwanda bari abahanga cyane buriya hari ibyivuga abanyarwanda bagiye bahimba byo ku rugamba
twe twari turi abana kera uko barwanaga ni amateka twumva ariko umunyarwanda yahimbye ikivuga aravuga ngo ndi inkubita iganiza igitero iganiza igitero kikantinyira inkubito sobanura abanyarwanda icyo uwo mwivuzi yari arimo kuvuga kugira ngo wenda urabivuze ndifuza ko ariwe biturukaho wenda nk'abantu babaye abasirikare babyumva neza kuvuga ngo ndi inkubita iganiza igitero ni kurya musatira igitero n'imbaraga n'ubukaka kikagenda gihunga icyokere mutaranakigeraho bavuga bati imanzi zaje n'urugero imanzi zaje reka tube tuzihunga zitaratugeraho ndi inkubita iganiza igitero noneho twagera n'igihe cyo gusobeka urugamba kikantinyira inkubito oya cyane rwose bega kagira imana inka wazeze ute inka rero wisanze ute mu nka twinjira aho ngaho numvise uri umwana w'i Kigali inka ndi umwana w'i Kigali ariko urumva ko mvuka hafi muri zo cyane rwose mvuka mu nka kuko barabatunzi ntago nakubwira ngo barabatunzi nawe urabizi n'abanyarwanda benshi barabizi ko umwami wese yabaga afite inka akagira n'abagabira kwinjira rero muri ibi bintu nabikunze nkiri umwana ubundi kuko narabyirutse nsanga ababyeyi baracyarara inkera nkagenda noshaho dutoya sinakunda kubyitaho kubera ko ntago nakunze kubyitaho ahubwo iyo mbyitaho ari wenda ubu ngubu sinzi uko bimeze wari kuba uri perezida wazo ubu ngubu yari kuba ari ngewe uziyoboye hari mu ngeri z'ubuvanganzo kigaragaza ko inka yari ikomeye cyane nazo zagiye mu ngeri z'ubuvanganzo inka rwose zijya mu buvanganzo kubera ko zari imbanza mu muco nyarwanda zikagira uko ziririmbirwa zikagira uko zihamagarwa zikagira amahamba abantu bakavuga amahamba bagatarama zikagira amabanga zikagira inzira amajuri ibihamagaro ibyisigo indama inyoma n'amazina ye bega ibi bintu byose biracyakorwa uko ari nka 7 mvuze cyangwa bisigaye byarabaye biki bisigaye byarabaye bikeya ubu ngubu ubona abanyarwanda bitaye kuki abatahira abavuga inka nabisi ntabwo ari abatahira kuko buryo umutahira yabaga ari uwita ku nka kuzikenura kuzitaho n'ibyo ngibyo abisi ubu ngubu ubona bita kuki muri ibi ngibi mvuze cyane ikintu abisi basigaye bitaho kubera ko n'umwanya usigaye tubana mukeya turabikunda kuko nibyo bitugira abanyarwanda cyane rwose buriya n'umuntu udashaka kubyumva n'umuntu udashaka kubimenya aba arimo yiyambura ubunyarwanda uko ibi biri mu muco gakondo wacu no kugira ngo abazungu baze kudutesha umutwe babanje kubanza kuzajya babikuramo abantu kugira ngo batita ku muco wabo ariko inka ni ikintu gikomeye cyane mu banyarwanda navuga ngo umunyarwanda hari hose ku isi inka ni murumuna w'umuntu mpereye aho ngaho rero inka irabyara ironsa buriya iricukiriza ikanacukiriza umwana w'umuntu cyane rwose hanyuma rero tukiri aho ngaho Kamanzi ushobora kundeba ukavuga uti bega rwose dore uvuga amazina y'inka neza ngo haye iyi nzu ntago nakwirahira kubera ko wampaye inzu reka inka ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo umpaye inka ndakwirahira kuruta uko wampaye ikibanza kuruta uko wampaye imodoka kuruta uko wampaye etaje bega ariko nkavuga nti Kamanzi wampaye inka cyane rwose ni ikimenyetso cy'urukundo ni igihango gikomeye cyane mu banyarwanda wari umaze kubivuga nahoze nkurikira uriya mubyeyi metre ntabwo izina rye niyibuka neza ariko uri ureberera za nyambo ziri hakurya iriya zo mu Rukari zo muri za Rurenda ndazizi avuga ukuntu inka ari ingenzi mu bukwe bwa kinyarwanda umukobwa ugiye gukobwa akobwa inyana iri mu kigero cye nibyo ntabwo inyana iri mu kigero cy'umukobwa umukobwa bayirusha imyaka bitewe wenda n'imikurire y'inka ariko ibigeze mu kigero cyo kwima yego kugira ngo izabyare yego
n'uwo mukobwa aba ageze igihe cyo gushyingirwa kugira ngo areme umuryango. yego Urumva ko inka igereranywa n'umuntu cyane. bega hari amahamba hakaba amazina y'inka n'imyoma. amazina y'inka n'imyoma. Ibindi ntabwo mbyitayeho kuko nkuko nari maze kukubaza hari ibyo abanyarwanda ubu ngubu barimo kwitaho cyane babisi nibyo ngibyo urebye bitatu. ni bitatu. Ntitwahera mu mahamba n'ubundi ko ariyo yashozaga. Twahera mu mahamba. Anzikanya kugira Imana. Twahera mu mahamba. Yitwa Bega ni umutaramyi bitarabaho. Yewe nkurikije uko avuga inka nari nzi ko iwanyu ari Nyaruguru cyangwa i Buganza. Kuko iwacu ni Bwanacyambwe. uri umuhungu w'Ibwanacyambwe cyane. Umuhungu w'Ibwanacyambwe. Reka dusharike ingamba uzamura amahamba nk'umutaramyi dutaramira abanyarwanda twumva amahamba. Kamanzi Nyakugira Imana. Aya masaha tugezemo inka zirimo zirataha. Ngiye kuririmba amahamba y'inka zirimo gutaha cyane rwose. Kagira Imana. Mbambura Imana mpumuriza ubukombe nko mu rwamu nkangura basinziriye abari maso muranyumve ndangamirwa weye dore yabaganwa baganda zikukanya amagana abagabo barayivuganira ibigwi n'umubera birori ziri mu musigwa mwiza yemwe ziri mu musengo igihangange impata bugabo yewe inkumburwa weye zirimo inyaginyagirwa ntiganda umushumba kayiganduza inkuyu nkunda kwikamwa amaki kimakare burya irahemba abana ikarera ba nyina umutuma zitaha yibera mu basangira ngendo zirimo indibori irindi bigarama ibiraro birahinda amagana amata aravumera inyanja erega burya ibihongore by'inyana birakagwira kubangurira biruta kwicara uwanga uwabo ndamugaye ukunda uwabo ndamugana uwanga u Rwanda zibonera zaza urebeye erega burya rugina nkwinginge rugina nkwinginge nk'umubyeyi winginga ikibondo rugondo iringinga ijoro mu ijana ndamurira kwa muzaye iyo muzaca indende ziratema isi zigahanagura ijuru burya baragiye ijana ntibaryijana zirimo na Ngabirona uruhira mu ruhinga rwa Kinihira yarayiteye se gicondo ubutwenge burya yijije mutari rwego weye buryo ni inka ya Rweguramanzi zirimo n'umuhororo bayihongera amagaju nawe rugina nkwinginge nk'umubyeyi winginga ikibondo umurama wa Rubungu muremure biremera zirimo iya Gicondo igicinya-nkweto ziri mu mujyanama n'inka ya nama ziri mu mugenda rihumbye rega iyo bwije rirahundagara yarayikojeje inkokora hasi inkoko ziranaga zirimo iy'akabari impakabarasi inka ya Gicondo igicinya-nkweto ya Ndori n'indahira guhunga iya Musinga ni Rusumbankuku burya igira murumuna wayo dore indangamirwa yabyaye indema rugangazi ndavuga ingeri y'urwogi ya Rwambarangwe rugo rurindi ingoga n'ingaje ingabo turazigiza urebeye yakabari impakabarasi ya Ndori n'indahira guhunga ya Musinga Rusumbankuku ya Rugamba n'indatirwa wahize burya igira murumuna wayo rudahumbira induru Rwanda irimo dore indohaye umwagi bamubambarangwe waraye he rugo rurindi ingoga n'ingaje ingabo turazigira urebe zirimo mugabo nigira ingogo kwikoma intwari zigatanguranwa ubugabo zirimo none inzovu ihura imidende mu nzira imikenke igahungabana dore iranywesha ikibiri kizuru yakivitse buga kikavumba buzizi zirimo iya Rwagiriza yarayiragije umugabo umuganzanya zirimo Rutiyanze kwabirana igihunga igihugu cyabaye icyangabo ya Rusengo ikiziranga zirahinduye zikaba zirahinduye zirimo gutaha
tanga amashyi nyuma aho ngaho ndimo ndakureba washeje neza ntambe ihari twageze mu mpeshyi ariko wizihiwe nakubonye ndibwira ko nabandi bose bakurikiye Umutagara KTV wabo imyidagaduro gakondo wabo umuco nyarwanda mwizihiwe ayo ni amahamba kagira imana inka zihinduye zitaha kandi koko aya masaha turi mu mataha y'inka ahubwo n'abajyagazaga aya masaha kera hari ikintu bitaga kwiririza basaga nkaho barimo kwiririza kugira ngo yanka itahe rwose umumano wabaye wose abana b'abakobwa bafashe imonyi cyane bakoza ibyansi bikaba biri hariya bega yego ni hehe hantu hakomeye wavuze amahamba y'inka ubu se ni henshi ahantu hakomeye hakomeye se mu nyubako hakomeye buse mvuga igifaransa kandi ahangaha niba ari igifaransa niba ari byari bavuga ngo ni VIP ari ni igifaransa cyane icyongereza ahantu hari VIP wakoreye ahantu hari VIP ni henshi reka nguhe urugero mvuge hamwe se reka nguhe urugero kugira ngo jewe nagiye ahantu hari VIP hatandukanye ariko hari VIP hasumba handi nakoreye ni mu bukwe bwa Deben navuze nka mu bukwe bwa Deben urwo ni urugero nguhaye ko hari ahantu hari VIP mbwira nawe umunsi ugera ahantu hari VIP byari bimeze bite umunsi ngera ahantu hari VIP byari bimeze ukundi ku wafashe mikoro ukayicurika oya ntago buri ujya kugera ahantu ha VIP warayicuritse kera narayicuritse kera ahantu ha VIP nabanje ni muri kiriya cyahoze ari Intercontinental ubu bayita iri imbere ya CHK muri Serena Hotel yego waba wibuka umwaka okay ndibaza hashize nk'imyaka 10 n'ingahe ni ibiri gutyo hafa muri za 2011 za 2011 hanyuma se umunsi wa mbere noneho reka tugere ku munsi wa mbere bavuga bati dore ariko se umunsi wa mbere byari mu bukwe cyangwa byari umunsi wa mbere byari mu bukwe ariko umunsi wa kabiri bwo nagize ubwo busumbu tunganya reka nkubwire akantu mbere gukomeza yewe niga muri secondaire mugabo witwa Rugamba rw'inkongi rwa Nkabura nakomeje kumuvuga akazi ka mbere nakoze nigaga mu wa 6 secondaire nkakora neza ndabyibuka umugeni yitwaga n'umukobwa yakoraga kuri radio Izuba ntabwo nabyibagirwa inka zivuga neza pe umunsi wa kabiri hari habaye umunsi mukuru wo kurwanya ibiyobyabwenge ndabyibuka nigaga Kibungo turi kuri stade cya Semakamba ndahazi ubwo buko bwa mbere umuntu bita Rugamba niwe wari wandangiye rwose yari yarankunze mparamushimira kuko niwe wanzamuyanzana muri ibi bintu Imana imuha umugisha noneho ubukwe bwa kabiri abambonye muri ubwo bukwe baba barampamagaye batitebuka none hangahe imikenyero turayifite kandi twagusabiye uruhushya naratitiye rwose nohereza yundi ntabwo nagiyeyo kubera iki wagize ubwoba inshuro ya kabiri kandi ya mbere warabikoze neza ntabwo wagiyeyo ngiye nagiyeyo ibyambayeho naguha mu munwa nahuye n'umusaza uwo musaza yitabye Imana niwe wigishije Maso Gakwaye niwe wigishije witwa Maso uyu wo mu Ndatirwa bahize niwe wamwigishije kuvuga inka yajyaga akunda no kwirahira ngo yampaye inka Maso yampaye indende y'umukara ni Maso wayimuhaye kuko yamwigisha amazina y'inka ibintu byacu bifite agaciro nyakugira Imana Rugamba Maso yatanze inka kubwo kwiga amazina y'inka yayigishijwe n'umusaza witwa Gakwaye hanyuma Gakwaye kubitana nawe mu bukwe Gakwaye yari nkubitana nawe ariko mufiteho amakuru kuko hari igihe Museveni yigeze guha ukimugeraho ubu bizicyuye ubonye ko mugiye gusharika ingamba amakuru ndaje nyaguye yari yaravuze inka hafi 9-6 gutyo hari igihe Museveni yigeze guha muzehe inka uwo musaza yitwaga Kwaya baramutoranya ajya noneho biza no gusohoka kuri ntuza ku kinyamakuru muvandi nahuye nawe ncurika mikoro ndatitira hahandi mikoro igiye kugwa hasi akazajya mbwate wagahungu we waje tukavuga amazina y'inka munda haranja bega we uzi kuganira ubwo burantaha pe abanyarwanda ngira ngo babonye ko twazanye umutumire uzi kuganira munda haranja nari mbizi ko uzi kuganira bigeze umushyitsi uramfata ariko ngira amahirwe navuze niba ari utuntu dutana hari
mvamo niruka bamere wari wampamagara ambwa ati yewe tubikoze neza. Ega we urakoze cyane nkundira tujye ku kindi kibazo Kagira Imana. Ariko zikuganira. Bega twahereye ku mahamba kandi twavuze ko turi bukore ibyiciro bitatu. Amahamba yaririmbwaga inka zirimo zihindura zirimo gutaha. Yego. Hakaza amazina y'inka yazimurikaga. Yego. Yazihamagaraga ziri mu birori kuko inka yo yabaga yaramaze kuba imbyeyi yitwaga izina. Yego. Ayo ngayo noneho akaba n'ingenzi cyane akabimbanza mu bisingizo by'inka kuko ayo ngayo yo noneho yanataramirwaga ibwami. Umwami yimurikirwaga inka hakaba abisi beza cyane. Umwisi wabaga ari uwa mbere byanze bikunze umwami yaramumenyaga cyangwa batware cyane rwose. Waretse tugakumbuza abantu amazina y'inka. Reka dukumburaza abantu amazina y'inka. Buriya kera iyo bahamagaraga inka njyewe ntago ndi uwa kera cyane ariko buriya kera naho abatubyaye ariko ni nabyo tubakomoraho. Barayihamagaraga ngo ishi nyemanzi y'imico myiza rudakubana mu mashoka inka ziniganira gushoka. Iyo ni indabukiramihigo y'ikirangira umwami yambikiye umudende ku karubanda iri kumwe n'iyayo umurenzi. Murumuna wayo Rutebezambuga yahamagaye yayo inka y'agaci yibwira agakuru keza iti muritonde mutambuke neza dore waduhaye igikingi yatugendereye. Umutahira w'izo mbyeyi Rugamba yahamagaye Bega barinikiza zihumuje bazimanira wari wazigendereye. Inka yo mu misugi yamaze kumva ibya Nyemanzi y'igihame ko yabaye ikirangirira irishima ibwira Rusengamihigo rwo mu nziza kwitabyaye nabi. Inka yo mu misugi yasigiye igikingi Nyemanzi cyo kuzagirahira iyo yabyaye ikabisangiye igihugu na nyiri Rwanda. Iti ndi rubangurira inkiko iminega inkuba zihirika mu nkubi ya Mirindi ya Rwesankebe imbyeyi itaha neza bayiririmbana igikundiro ko arirangwa n'umukamo umukamya abwira abandi bararo ikabindi bagiza abaswa Rutabeberana muzibanza agatsinda yera mu nyangamitsindo. Ushaka kuyimenya zayibaze mukamisha na Nyirakanyana banyoye amata ya bakaba bayicukirije bakayihaka amasakaye. Zirimo inyamibwa ya Rukatazikanika y'imbibi ingabo z'imwima zuhira imbizi. Iyo ni ya Murima Rwirahira inyamibwa y'i Kigali cya Mwenda isa n'umushongore wa Rwogera cyane. Burya iratira abahunda umurego itwaza rwagiriza umuronko. Iyo ni ikiminjagire cy'ubutare abatanazi bayikangijeho ingongo mu ipfundika ry'imbuga intoki ziraturika ibana n'abihembe by'imugezi ibana n'abizuru by'imivuba zikarera mu makoma y'umukenke. Numva naguruka ndagiye imenera abahizi y'impingane twita shebuja w'impanzi. Nkongeye iminota 2 dore ko ibuze intambara kuruhuka ikazigisha gucura inkumburwa rw'irunguruka bikimena n'importorera ku munigo ya Rukinga niya Rwirahira ihamije iminega iya Mirindi byari inka zinyaruye dore uraje uzigeramo ntuzikemanga n'ibihogo by'ibyoga byane nizo umwami waganje abantu benshi abazana ku ruhembe ntibagecanira Nyakarengo rwabugiriye bamazeho inka. Ingere y'inyanja yigimba inkugi ngunda yishoreza inkaka maze zisanga izira uruvunga zo kaziri kumwe n'inyamibwa ya Rukandagira murego kaba mukuru w'izo nku. Nuko umwami azikumburira imwimana mushirarungu zimanuka ku Gasoro na Mutende barazitangarira zimanuka ikivumu cya Mpushi zishoka mu mariba ya Byimana maze abahiriwe n'iburere bati mwaje tukareba Rwamuza mu mariza y'umuhozi n'ikamba yambariye ingabo. Abirutunga barangira mu ngo bareba impongo itoza inyamibwa maze amariza itahame kayategeka dore ko itanga umungeri kugurura urwo ruti rwayo barurambuye ijuri hakurya y'ijabana y'inzovu ziteraniye inyamibwa ijya kurusha kuzirashikama. Abirutunga baririmba indabukiramihigo irwamagana baririmba inshogo z'abahizi mu Mutara bavuga imenera abahizi mu Burasirazuba bavuga indengabaganizi. Ntindaje nyivuge nyihamagare intashyikirwa ijoro ryananiye abarinzi. Reka dushukiriza ahangaha Kagira Imana. Nanjye se mpamagara inka ya Kamanzi Nyemazi yo mu Menege itagaranzurwa n'izahandi ahatamaye batware banze imbere iyo mbere abahizi kabizihira bwiherutse gutaramira Buganza ndibageza azambaranye inkindi isohoka izimiringa ziyigaragiye ruga isohoka isumba ipfizi ruri ziranga ndavurwa akiringa itarahagera yihagereye ibikirangirire n'inziza ntigira ikinego n'ikireze kiranga izindi nkubiririmbwa mu bahizi. Bega we bakagira Imana. Kagira Imana. Dukomboje amazina y'inka. Banyarwanda mwabibonye ko amazina y'inka aracyasigasirwa ariko Bega turimo gusa n'abagana ku musozo. Yego. Ariko Bega
ugira amazina y'inka yawe wihimbira cyangwa ni kwa kundi umubyeyi wenda uba warabyirukanye n'umubyeyi ukamwigiraho? hanyuma unyemerere gatoya nubwo nubwo amasaha arimo kugenda umbwira iminota dusigaranye yo gusezera. dusigaranye iminota nk'icumi gusa. iminota 10 cyane. kandi turaza no kujya mu myoma gato. Kagira Imana nyihanganira muri iyo minota 10 nze ninjireho gatoya ku mazina y'inka gatoya. hari inka nkunda rwose ntaguruka hangana nagenda ndibwa ribwa. reka ubanze usubize icyo kibazo nabyo turaza. amazina y'inka kenshi iyo wumvise abayavuga nkatwe twize indimi n'ubuvanganzo nyarwanda tukaba twarahuye nayo mu bitabo usanga tuyumva tukumva hari aho twayumvise. Yego. ariko nanone wajya gusanga ugasanga n'ubundi ayo mazina yanditswe abenshi muri ba babyeyi n'ubundi asa nk'aho ariyo bavugaga. bishatse kuvuga ko amazina y'inka yabaye nk'umurage uhererekanwa. Yego. kugira ngo abantu bayihimbire bisa n'ibyacitse. Yego. ubu ngubu hari abo ushobora kubuzi bagishobora kuyihimbira. ejo bundi rwose nararikoze. Wararikoze? Nararikoze izina ry'inka rwose. Urarifite? cyane. iryo ni ryo dushaka duha abanyarwanda. abanyarwanda bariho, abahanga bariho bahanga. Nararikoze rwose. izina ry'inka ni irye cyane nta handi warisanga kuko narabikunze. ryanamize ariko ntibirenze iminota 3. zirimo inka y'intwari rwizihiranga bihorana amarere mu mihigo nyihamagara nizihe ntimbe ndashyikirwa ijoro ryananiye abarinzi nkundira nkuvuge nkunda ko wariboye umubiri wose ntimbe rwirahira y'amacumu yeri gahamya umubisha abahimbaye bati nimwereke yabaye ikirangirire nkunda kwivuka mu nziza agatsindisa nakamusezera ingabo neza ni inyamibwa y'imbabazi nkunda ko yera umubiri n'isata yariboye ingondo agatsinda ibyarwa n'ibihame n'irugango rwo mu ndashyikirwa n'inyamamare y'ikirenga irangwa n'icyusa n'inka y'inkotanyi ikesha igitaramo n'uwasezeraga agasaba icumbi. reka iyo ngiye nyicukiriza aha ariko tuyicute tuyihaka amasaka zirimo ishingura ibigembe ku ishyamba. iyo ni inkuba itaha mu mbuga bakayikunda bakagira imbabazi igitunguka. zirimo rugwiririza umuhura, zirimo rurwanya intongi intore zigabye mu itorero, zirimo igikikira inkindi cya Semwaga nayamburiye igikaka imena rugamba, zirimo intambira biguye umugongo mugari nyina wa Rusengo, zirimo rusenga mihigo rwo mu mpangaza, zirimo indama n'indangamirwa muri umuna w'indabukira mihigo, zirimo indibagiza abaswa ruteberana muzibanza agatsinda yera mu nyangamitsinda, zirimo inshongore baririmbira igikundiro, zirimo indende y'umukara y'indahangarwa, zirimo impotore y'inyamamare, zirimo rugina ndongozi muri umuna wa Rukangura kwesa nkamba ndoga amasonga. ahubwo rero sirimo imbungira mihigo rukata cyuma nk'abagabo ya ruganza nkiko rwanyemazi. iyo ni inkuku y'imenya ruhurirwa gahuri mu nyange bayikase inkoni igeze hagati ya Kinyinya na Kiyenzi imbaraga y'inka yongera mu mubiri. rugina rwimara mwaga inzira yemera hidasanzwe n'inshengurukana amahina y'ikubitiro yamanutse hagati ya Kigali na Ruyenzi. yaje iyoboza bega itariho wagize indahiro n'abati naje kuvuga inganga rivuka mu ndenga baganizi runyagira nduri zigenda imbere ntituzi itari kumwe n'inyamamare nyina w'intaberana bakavuga bati rwego rwo mu masonga. Kagira Imana ariko uyu mugabazi inka nyamuneka bega uvugishije ukuri inka iracyafite agaciro nk'ako yabaga ifite mu muco nyarwanda mu banyarwanda kera. dufite ababyeyi cyangwa se abantu bakuru ubu ngubu batuyoboye. impamvu nkivuga ko igifite agaciro cyane nka kera nuko ari abayobozi bacu bayobora igihugu bakomeje umuco mwiza ibintu bigakomeza bikagenda ku murongo ntituwujye inyuma kandi nabo bakadushyigikira. reka nkubwire akantu gasa nkaho ari urwenya ariko niko iyo nciye ahantu hakaba hari ikirari cy'amase ikirari cy'amase cyangwa ikirari cy'umuhumuro w'icukiro. nimvuga amase ntabwo ari yayandi ushobora gusanga mu nzira kuko ahantu inka ziba hagira uko hahumura. ndabyumva urumva amase n'igisheshe biratandukanye. hari abandi rero bavuga ko bahanuka ariko kubera ko gihe nazibayemo numva mpakumbuye ahubwo nkumva ndimo ndahumurirwa. yego. ariko hari abo tujya tugera ngo aha hantu we ariko nikigaragaza n'ubundi ko umuntu wabaye mu nka ahorana urukumbuzi rwazo. yahorana urukumbuzi rwazo n'igicaniro iyo ugeze ahantu bagacanira hari ukuntu bacaniraga bagakubitamo agasheshe kakuka wagera ahantu mu batunzi. none se bega reka nkubaze ikibazo. Kagira Imana nigeze kukumva uvuga uti yampaye inka
ndanabikwibutsa twari turi kwa Ntare twagiye kumuhemba yego hari ahantu wavuze uravuga uti yampaye inka hari umuntu wari waguha inka inka narazibonye eh inka narazibonye nabonye murumuna wa Fande Dodo yampaye inka ni benshi bamaze kuba nka batatu buriya uzi ko data yahanaga inka na muzehe wa Fande Dodo yitwa Burora bari inshuti bara n'abasinga bo kwa Burora bari inshuti yakadasohoka batya uwitwa Karake rero yampaye inka izo zaratashye nari nzifite mu rwuri rwanjye mu Mutara hakaba hari undi mugabo we tugirana isano yarambwiye ati ibi bintu warabikomeje ati ngo haye inka nabyumvise izo nzi ni 3 zatashye umuco wo gutanga inka uracyariho kuba zifite uracyariho cyane ikintu nashaka kuvuga gikomeye cyane nkanjye nta muntu urampa inka ariko ndakubwiza ukuri iyo nteye indahiro ndavuga ntiyamaye cyangwa nkavuga nti inka yanjye ni kigaragaza ko wa muco n'ubundi w'inka uracyari mu Banyarwanda ushobora kuba utayifite yewe niwanyu ntayahatashye ariko ukazirikana ko inka ari ingenzi mu muco nyarwanda hanyuma rero iriya nka ni igihango ni byiza guhabwa inka kuko buri inka ni igihango iyo ugize amahirwe cya gihango kiragenda kigafata n'ubuvivu kigafata n'ubuvivure cyane rwose hanyuma rero wagira ibyago wagitatira nduzi ko ari ibyago ukagenda wivugisha mu nzira reka nkubwire uburyo inka ari igihango ejo bundi hari ubukwe nakozemo n'abaye MC irwamagana yego noneho mu basaza babandi b'imbanza babaga bari ku ruhembe ku ruhembe rw'imbere umukwe mukuru wamwunganiraga yari umusaza witwaga Murwanashyaka noneho Murwanashyaka nkubitana n'umusaza witwa Murwanashyaka kandi yahaye inka data ndahije ndavuga nti nkubitanye na muzehe Murwanashyaka kandi yahaye inka data mu misango yo gusaba icyo kintu rwose uruhande rw'umukobwa baravuze bati umuhungu wacu rwose mwagabaye si inka ntabwo turi bubahende nta nubwo ubukwe ako kanya barareka turitaramira umugeni aratangwa bigendeye kuri ibyo ariko inka cyari igihango urumva noneho hari umurage umubyeyi yarambonye araza aramuhobera ati muhungu wa Kazimiri nkagira data kitwa Kazimiri kaberuka ka kagabo abyara umuhungu witwa Kamanzi wacu turi baka bega nakubwiye ko turimo kugana ku musozo kandi ndifuza ko turi buze gusoreza mu Myoma dukumbuze abantu Imyoma cyane cyane imfura z'inyaruguru ndetse n'Ibuganza niho bizwi cyane buriya ariko mbere yuko tujya mu Myoma ubona ute agaciro gahabwa abantu bavuga inka barimo gusigasira uwo muco Kamanzi akazi karaboneka kabatunga cyangwa mubikora kuko mubikunze umuntu ashobora kuvuga inka kinyamwuga ku buryo bimubeshaho cyane tubwire cyane rwose twihuse umbajije ikibazo cyiza maze imyaka 16 mvuga amazina y'inka nkayabwira abanyarwanda bayazi ariko hari n'abana bavutse nyuma yuko bumva ayo magambo cyane y'ikinyarwanda meza akomeye ari mu buhanga bayumva bo baba bashaka hari ababyumva babizi neza barabibayemo hari n'abandi baba bashaka gutega amatwi icyo kinyarwanda kizimije gikomeye cyane byagutunga kuvuga inka cyane maze imyaka 16 mvuga inka bega yewe impamvu navuze ngo turaza kuvuga mu byiciro kandi birantunze nta kandi kazingira n'umuryango wanjye impamvu navuze ngo turaza gukora mu byiciro bitatu yego tuvuga amazina y'inka tuvuga amahamba tugane mu Myoma baririmbiraga inka zigisha zishaka ubwatsi Imyoma ikaba myiza cyane ariko kuki Imyoma yakundaga kuvugwa n'abagore Imyoma erega buri buringanire bwaje kera no reka nkwereke kubera ko dusigaranye iminota mike reka dusharike Imyoma yehe ziraraye dukumbura w'inka zaraye nahore wararaye nanone aho inka zaharaye zirahabira n'inyana zazo nahore wararaye nanone wararaye rugamba
mugabo wananiye abagambanyi nahore warara nahore wararaye nanone hose ruhimba nawe inka zaraguhimbye wangeriwe nahore warara nahore wararaye nanone dore yacu yarinda tebinda atinya yariye ingangare nahore warara nahore wararaye nanone yacu yari ibihame yabyaye indema rugangazi nahore warara nahore wararaye nanone dore yacu yari ingigira yari rutanyobwa n'ingegera nahore warara nahore wararaye nanone dore yacu yari ibihame yabyaye indema rugangazi nahore warara nahore wararaye nanone yacu nyiramacumu niza nkuba zesanira mu bicu nahore warara nahore wararaye nanone nahore muvangiyemo n'akagakondo noneho kagira reka tubwire abanyarwanda iyi myoma ushobora kuyitera ugakesha igitaramo cyane noneho iyo uyiteye abantu ababyeyi bayizi amarira buriya nkunda gukorera abantu b'i Buganza cyane ntabwo aribo nkorera gusa nkorera benshi ariko iyo nabakoreye nkunda kubona ababyeyi bakiri inkwano cyane maze bakaza bafite uruhanika rwiza bagategera inka amaboko maze bakinjira mu myoma bikaryoha cyane wabonye akavideo nakweretse uzabakurikirane hari igitero bajya bagira hariya kivuga ngo igitera imfura kuganya ngo ni Kongo yateye mu Rwanda ni cya gihe cy'umwaduko w'abazungu babuze uko bazafata abanyarwanda bazana imiti bayita mu mariba inka zirapfa zirashira abantu batangira kubayoboka niho rero kiriya gitero kivuga ngo igitera imfura kuganya ni kongoreshi yateye mu Rwanda bajya bagikoresha urakoze cyane bega mwakoze kudukurikira bega umuntu amushaka yamukura he kugira ngo ashobore kuba yamuha akazi mu bukwe yagukura he koresha imbuga nkoranyambaga cyangwa uraza gutanga nimero za telefone ikikorohera koresha imbuga nkoranyambaga ugiye kuri Instagram ukandikamo Bega Bernard uhita umbona ni naho ngaho watanga nimero yawe nayitanga nta kibazo ntacyo bitwaye rwose nimero yanjye ni 079 5 6 14 urakoze cyane abanyarwanda bakumve turagushimiye nk'umutagara KTV kagira imana aha ni imyidagaduro gakondo kandi wabonye ahantu kuntu hasa neza na umva harakeye wabonye ukuntu abantu bari inyuma ya kamera harakeye pe bijanditse mu muco nako ntabwo cyane ahubwo baradubiye kandi bazi koga bakagahya cyane n'intwari cyane bagasesura umeza reka dushimire abanyarwanda nitwa Kamanzi nabababwiye nk'abaruzira amakengo rwa mugenza ndo mushumba rugamba nigiye mutware umutagara KTV ndabakeje nyamuneka mudukurikire mutugire inama nyamuneka reka dushyire uruhare mu gusigasira umuco nyarwanda ni nk'akagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kandi twebwe abanyarwanda nitwe dufite uruhare rwo kubisigasira mwakoze cyane rero turabasezeye naho ubutaha murakagira imana murakagira inka kandi murakagira u Rwanda mwakoze cyane kagira imana